mwene wacu yabaye busy wabo baramubuze babana mu nzu imwe gusa yifitiye isibo yayiremeye kubwe niba uhora insta ngahoza Facebook kuri miriwari z'i Kigali kuri makeup ntiyatinya kukuramutsa yambaye bikini wa musoyi wawe have wimukanga cyane na saa 8 z'ijoro abakiri kuri chat ngo arashaka kwamamara akarya abasitari akamara. Yes kabisa, ndabona muragenda mutureba mumeze gutya ariko ntago ari uko turakomeza kurebeka ahubwo turagenda tuzamuka. Turi kumwe na Mr Kagame. Wayase mzee. High five mzee. Mr Kagame. Ngira ngo karakana abantu benshi barakemera. Kahe Ka Mr Kagame. Ariko warabyibushye cyane none. urugo twahinduye umukozi. Mr Kagame rero umeze uti? Namahoro. Werukana kera buriya. Werukana kera kiri hepfiri. None namukame mutariko nimuzabimbaza. Cyane. Mr Kagame muziki noneho uhagaze gute? Muziki umeze neza. Biragenda nta kibazo. Okay, ariko Mr Kagame y'umuntu muhuye ubone ubusanzwe yakubonye yakumva n'indirimbo uririmba nimvuga wenda ngo ntimusa uririmba indirimbo zirimo ubutumwa wenda bunyuranye cyane ariko umuntu yakurebera umuntu w'igentleman ibidasanzwe kuri Mr Kagame nibiye busanzwe. Gentleman sisi bo bavamo ibitekerezo bizima buriya. Naringize ngo ugiye kumbwira ati ubutumwa bubutanga wenda ntago buye nawe. Umaze igihe mu muziki nyarwanda se none tubwira ku rugendo rwawe nka Mr Kagame ubundi watangiye kuririmba ryari hama kugeza umuziki wawe ugeze urwego uriho nirwo uri kubona uyu muziki wawe akabaye uriho. Aho bigeze kano kanya ntaribi urebye n'igihe natangiriye ndashima Imana iyo uri mu kintu nk'uko nk'umuziki ngurimo ukaba wumva utabireka no kuvuga ngo nuko ubona bigenda neza. Indirimbo ya mbere wakoze bwa mbere mu buzima bwawe ndimo ukayisohora ni iyihe? Kire kumbajije ati indirimbo bwa mbere njya kuri mikoro bwa mbere indirimbo yitwa Mubyine hari kera hari 2007 gutyo urumva kuyindi nari nturanye no mu producer njyayo rero ankorera akaririmbo ariko ndayigumana kuri CD nkajya nyumvisha abo twiganaga muri segonderi gutyo nayiburiye irengero nabuze CD ahandi yego ari umuntu wambwiye ko ayifite no yanciye menshi aragira ati nayiburiye irengero uragarutse rero ati umugore wanjye sisahani sisiniya iyo yaje nyuma hari urumva icyo gihe nakoze indirimbo nyinshi niga muri segonderi kubonye opportunity mugateranya nk'amafaranga muri nka 3 mukajya studio mugakora groupe babiri bakabimutse kuri icyo kigo gafata abandi gutyo ariko officially ntangira umuziki 2013 kwa 12 nakoze iyo bita Sinkwanga ndi kumwe na Peace kurikirwa niyo bita abantu ndi kumwe na Social kurikiza iyo bita Nduhura ndi kumwe na Sentore hahita haza ntimubimbaze niyo ndirimbo ku giti cyawe uvuga ati niyo ndirimbo yashyize Mr Kagame ku ruhando rwa muzika mu Rwanda. Ni ntimubimbaza abantu bita benshi bajya bahita Sumu yapanya ariko ubundi igitekerezo cyavuye kuko bumva rwose arimo gutanga agasopo ikomeye cyane kavuga ati inspiration umuhanzi n'inspiration imufata ntago ari true story uretse ko mfite n'iza true story ariko iyo ngiyo inspiration nyine yamfasha ndaririmba muri ibi bihe rero ni mfite n'indirimbo nshyashya mfite indirimbo nshya yitwa Gaseke mfite n'indi ngomba gusohora itariki 15 z'uku kwezi yitwa Sinyandipfana kumwe na Social twongeye twahagarukanye nkuko twakoranye mbere wenda ibintu bitaragenda neza gakeya iyo ndirimbo yitwa Sinyandipfana indirimbo y'urukundo abantu bagiye banshije kutaririmba urukundo ni y'urukundo ifite na video kandi nziza indirimbo nziza cyane nziko abantu bazayikunda. Uragira uti Sinyandipfana ese ubundi umuntu abyumvisha akavuga ati ni wa muntu bahoze bashinja kutarimba urukundo noneho rwaje byakujemo bite rero wamubonye se oya ntasokuvuga ko ntarugira ariko navuze ni umuhanzi ni inspiration iragufata ukaririmba ubwo ntago yamfataga mu by'urukundo agufataga muri wenda yamfataga mu buzima busanzwe kuririmba ko abantu babayeho life y'abajamai ibintu nk'ibyo ariko bitavuze ko ntagira urukundo nta muntu watarugira. Indirimbo yawe shyashya waturirimbiraho gato yagiye twe dukunda kugenda twiririmbira mu gakebe ntagirasohoka atari Sinyandipfana Agaseke mpuze nibuka kera ngikora indirimbo ya mbere utega amatwi nyumve neza hari 2007 niga mu yisumbuye turi kumwe cyangwa ntituri kumwe
witwaga DJ Rira nkorera yitwa Mubyine icyo gihe ko Busy Bee niho hari hagezweho yari Bizabu na Queen ari nka manager bamwita Mr Kagame ukimara gukora indirimbo bayita .com wari kumwe na Peace yango ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi .com ubundi igitekerezo cyo gukora .com wenda umanze turirimbo gatoya winjira mu gitekerezo cyayo cyavuye warubonye abana b'abasore nkatwe turi kugenda iriya ni ubundi sinkunda kwandikira muri studio ariko niyo ndirimbo ya mbere oya hariyo bita boutique niyo nandikiye muri studio ni iriya.com Peace ni inshuti yanjye twamenyanye kuva kera n'icyenda gutyo n'umunani twari kumwe rero twibereye ahantu kumwe muri ahantu munywa akafanta muganira hari impande ya studio Touch Recording turavuga ati reka tugereyo duhura na Evidex mu producer ukorerayo ari gukora beat nyine tangira gutyo buri wese yiririmbisha utuntu gake gake twumva indirimbo bimeze neza turavuga kundi reka turarecordinga twumva bibaye neza twashatse sije y'ibintu bigezweho urumva .com ni ibintu ni generation turimo ariko twebwe wenda tumaze kuyisiga ariko ni ibintu byeze mu bati mu rubyiruko oya sorry ntago ari urubyiruko mu badoresa usanga umuntu aba busy cyane kuri phone ku buryo bura n'umwanya wo kurya cyangwa kuba yateka kandi wenda ibiryo bifite mu nzu kuba mwa muri kumwe musangira cyangwa mwahuye ngo mukaganira ari muri phone ku buryo wanahaguruka ukagenda ntamenye igihe wagurukiye tuhita twandika kuri iyo sije kuko ni ibintu byeze ku gitekerezo cyacu murabinenga cyangwa ubundi murabikunda bigomba kubaho ni igihe ni cyacyo ni bigomba kubaho nyine twabaye busy kuri internet twese utagira ngo n'abadoresa bonyine bibaho n'abantu bakuru Mr Kagame wenda tunindura gatoya ka .com amana kubaza akabazo kanyuma tunasoze mwene wacu yabaye busy wabo baramubuze babana mu nzu imwe gusa yifitiye isibo yiremeye kubwe niba uhora Insta gahoza Facebook kuri miriwari z'i Kigali kuri makeup ntiyatinya kukuramutsa yambaye bikini wa musuyi wawe have wimukanga cyane na saa 8 z'ijoro abakiri kuri chat ngo arashaka kwamamara akarya abasitara akamara Mr Kagame wenda dusoza urifuza ko umuziki wawe cyangwa se inzozi wari ufite zo kuba umuhanzi ugeze nko muri kimwe cyakangaye cyo kuba uri kuba mu nzozi zawe ubu ni nka 6% ku 10 amaprojet ufite imbere indirimbo nyinshi ntago ubundi buyavuge ariko zirahari ziri muri studio kandi nakoranye n'abantu nyine bameze neza zirahari reka ntanegurira abazimu mu ndara ariko Mr Kagame wenda akantu uyiziho ukavuga ati aka kantu n'umwihariko wanjye nakaye gute reka tuvuge nk'akantu kakadefo wiyizi defo ngira iyo umuntu ambeshye ngewe umuntu ambeshye ndarakara tu ariko sindakara ngo bibone niyo defo iyo ndakaye nibwo ndushaho kuba nagerageza gusa neza mu maso kandi aribwo nakurakariye cyane ese Kagame buriya utaza gukina iyo utaza kuba umuhanzi ari kubiki ari gukina football bigeze ukina se ufunga nk'umupira cyane ndafunga ikidahari se nakinnye football ndanayikunda uranafana cyane guhera 2010 gufana kuko nabonye fannye cyane nakwiyahura byagenze ute ko numva birimo amateka ari mu cyisi giye bakukuramo gana nahise mbanira aho ngaho ariko football ndayikurikira ariko nkabikurikira nk'umuntu uri hariya hirya muziki wo mu Rwanda ariko abona utera imbere cyane turanabashimira namwe abanyamakuru tugushimire cyane Mr Kagame kandi abantu babihangano byawe se bagende babireba bajye kuri YouTube channel ni Mr Kagame official bajye kuri Instagram ni Mr Kagame official Facebook Mr Kagame bankurikire barebe abakobwa bakizi kuri single niko abantu benshi babivuga jewe nje ndi single none se ndubatse cyangwa urashaka kumenya niba mfite copine se nzabazanira umugore nje ntago jewe ntago arakoze cyane twa turi kumwe na Mr Kagame akubwira ati nge nzabazanira umugore ntabwo ngende ngo parapaze hariya twaganiye ibintu byinshi bitandukanye rero twizere ko namumeze neza mu bice bitandukanye aho turakanda subscribe kandi wanditse subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga ahandi ejo bundi urifuza ko twazasura nde urundi jya muri comment nabyo ubyandike tuzabashe kuganira. My name is Didas.
subscribe. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.